hari byinshi tugenda tukibaza mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hari uko ubyumva nanjye hari uko mbyumva. Kubera iki usanga abantu bagerageza kuba barajijutse bahawe kutamenya ubwiru bw'Imana? Kubera iki? Ni iki kibitera? Kubera iki abantu ubona bize b'abanyabwenge, b'abakire, b'abatunzi, baguwe neza, usanga barahishwe kumenya Imana? Ahubwo ugasanga ba bantu binamenyekana, ba bantu bibera iyo mu buzima buri aho, bo ugasanga bahawe kumenya Imana. Ndagenda nguha ingero, noneho ngo nawe muri comment ushobora kumbwira uko ubyumva. Urugero, Yesu avuka, mu mivukire ye ntabwo Herode yigeze amenya yuko Yesu yavutse ngo amwizere nk'umwami n'umukiza nka Mesiya. Ahubwo kubera yuko abahanga bamubwiraga ko Mesiya azaza ari umwami, we yashatse kumwica, ntiyamwakira nk'Imana, nka Mesiya, nk'umuhanuzi ngo amuyoboke. Ahubwo yashyizeho kampeni yo kugira ngo yicwe. Ariko biza kurangira bidakunze. Ako kantu kumvikanira neza. Kene ikintu cya kabiri, Yesu ari Betaniya. Ageze i Betaniya yahamagaye Lazaro mu gituro, amaze iminsi 4 yaraboze, abantu bari ku kiriyo. Ariko igitangaje ni uko bamwe bari aho bahagurutse bakajya mu buyobozi kujya kumureka. Baravuga bati rero uyu mugabo nimuramuka mutagize icyo mukora, ibiri buze kubona akazi kanyu. Aha hantu ni ukuvuga ngo Yesu afatwa ajya kwicwa. Kuki Herode bahuye bajya kumuregera kuko yari umunyagalilaya, kuki atamenye ko ari Mesiya, ngo amenye ko ari umwana w'Imana? Kuki atabimenye? Kuki se Pilato atabimenye, ariko umugore wa Pilato akabimenya, agatuma ku mugabo ati uramenye ayo maraso y'inzirakarengane ntuyamenye? Umugore wa Pilato arabimenya, ariko Pilato ntiyabimenya. Urumva iki kintu? Ikindi gikurikiyeho, hari ijambo rivuga ngo dufite amaso ngo ariko nitubona, tukagira amatwi ariko nitwumva. Hari n'amagambo Paulo yandikiye Abakorino, arababwira ngo mva mbabwire Bakorino bavandimwe inshuti zanjye, nshingiye kumenya uburyo kibi bintu by'Imana biteye, muzirikane guhamagarwa kwanyu, kuko ibi bintu birakomeye. Muzirikane guhamagarwa kwanyu mukubahe, kuko ab'ubwenge bw'abantu, aka kantu kumva, hari ubwenge bw'abantu hakaba n'ubwenge bw'Imana. Kuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, kuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, kuko abakomeye bo mu isi bahamagawe atari benshi, kuko imfura zahamagawe atari nyinshi, ngo ahubwo Imana yatoranije inamenyekana kugira ngo ikoze isoni ibirangirire. Aho ngaho ngarukiye. Reka nguhe urundi rugero rukomeye. Petero na Yohana, hari imbaraga Yesu yabasigiye amaze kubakura mu mwuga w'uburobyi. Aravuga ati nimuze munkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Mwebwe nimuze munsange munkurikire, mugendane nanjye, muhumure, jyewe nzabahindura abarobyi b'abantu. Nimugira ikibazo, njye nzabagira abarobyi b'abantu. Urumva aka kantu? Noneho rero amaze kubasezeranya ko azabahindura abarobyi b'abantu, amaze kubemerera ko azabahindura abarobyi b'abantu, amaze kubakura mu mwuga bakoraga w'uburobyi, babyirukiyemo, bakuriyemo, bafite experience, babonye n'abakiriya, arababwira ngo nzabahindura abarobyi b'abantu. Yesu rero ajya kujya mu ijuru, yafashe za mbaraga, yafashe bwa bumana, arabubaha, abo basigamo. Petero na Yohana rero ngo bagiye gusenga, bahura n'umuntu wabanaga n'ubumuga, abumaranye imyaka 38.
hanyuma Petero aramubwira ati feza n'izahabu nabyo mfite, icyo mfite nyiguhaye mu izina rya Yesu, haguruka. Ngo amuhagurutse. Sinzi ikintu gikomeye. Natangiye mbaza ngo kuki ibintu by'Imana abantu batahawe kubimenya? Ni ukubera iki? Kandi bitwa ko basobanutse, bize. Uyu muntu wabanaga n'ubumuga Petero amuhagurukiriza mu ruhame, amuhagurukiriza ni ukuvuga ngo hari igihiriri cy'abantu, icyabaye urakizi, havuyemo abantu bamwe barirukanka bajya mu bayobozi. Baravuga bati rero ibintu bibaye ku rusengero nimudatangirira hafi, ibintu birarangiye. Bene aba bantu b'inaza bahozeho guhera kera, taza kugira ngo ubu n'ubu uyu munsi ntibahari, baba bahari. Aravuga ati ikintu kibaye ku rusengero nimuramuka mudakumiriye, ibintu bigiye kuba muri uyu mudugudu murabifatisha amaboko abiri. Bibiliya ivuze iki? Abatambyi, abanditsi, abanyamategeko, abanyarukiko bose, Kayafa na Ana, bose baramanuka baraza bafata Petero na Yohana, bahita babafata barabafunga. Wakibaza ngo babafungiye iki? Babafungiye ko bakijije umuntu wabanaga n'ubumuga amaze imyaka 38 ahagurutse, atibutse hagurutse. Bahita babafata bakubita muri gereza. Bafunzwe nande? Bafunzwe n'abayobozi, bafunzwe n'abahanga, bafunzwe n'abanyamategeko, bafunzwe n'abanditsi, bafunzwe n'abayobozi b'urusengero, abanyarukiko cyangwa se n'abatambyi bakuru. Nibo bafashe iya mbere yo kubafunga. Impamvu babafunze se ni iyihe? Nuko imbaraga z'Imana batahawe kuzimenya. Izi mbaraga z'Imana kugira ngo zihabwe ni cost, bisaba ikiguzi, bigusaba umwanya wahaye Imana. Rero nuvuga ngo bo babaye abapolitisiye ariko ntibaha Imana umwanya, ntabwo rero byakunda izi mbaraga ntiwazihabwa. Ni urwego rw'imbaraga isi itabasha gukontorora, ni urwego rw'imbaraga ruremereye. Ni nayo mpamvu y'Imana nizihaye umuntu. Uyu muntu ahinyuza isi agateza ikibazo mu bantu, kubera ko abahawe urwego rudakorera mu isi, abahawe urwego ruri supernatural, ruri hejuru cyane. Umva rero, barabafashe barabafunga. Umva ikibazo ikirego cyabo, ikirego ukuntu cyagiteye. Cyarabazaga ngo n'izina ki cyangwa se n'imbaraga ki bibahesha ubu bubasha. Nuko ubu ikibazo kimwe. Barababaza ngo n'izina ki? Ni Muhammad, ni Yesu, ni Mesiya, ni Imana, ni umuntu, ni ryangombe. Barabaza ngo ni irihe zina? Ni irihe zina ribahesha gukora ibi mwakoze? Icyo ni icya kabiri. Ni izihe mbaraga mufite, imvano yazo ni izihe bibahesha gukora ibi ngibi mwakoze? Ikindi gikurikiyeho, uwo muntu nuko ngo yari kumwe nabo, ahagaze iruhande rwabo. Ntibagombaga guhakana ko atahagurutse kuko yarazwe, yari amaze imyaka myinshi yarazwe. Umva rero ikintu kirimo gikomeye. Nshaka no kugira ngo nsoreze na hano nawe mbikubwire. Imana ishobora byose nuba ngo yihishuriye abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge, yihishurira abanyantege nke kugira ngo ikoze isoni abanyambaraga. Bivuze iki? Nuba ngo wa muntu ugaragara nk'aho adashoboye ashaka kugira ngo Imana